wenda uhora tubwira ibyo unenga ku itorero ry'uyu munsi ku kijyanye n'abapfakazi. murahita muje kuba tubwirira se watubwira izina ry'igitabo kugira ngo n'abifuza kugisoma bagishaka igitabo mwanditse? Yego, igitabo nanditse cyitwa Akarengane k'umupfakazi w'Abanyamurenge. Akarengane. Dukunze kuvuga ngo umupfakazi ukiri mutoya ariko ntawe dushiriyeho uruzitiro rumubuza. Tubahaye ikaze nanone kuri M&J TV show. Uyu n'undi munsi Imana yongeye kudutiza ngo tuwubemo. Twaje mu gikorwa cyateguwe na ba misi aho bifuje gufasha ababyeyi b'abapfakazi bo muri Nairobi. Twagize rero umugisha wo guhura n'umumama uhagarariye abapfakazi muri Nairobi. Twagira ngo dutangire tumuha ikaze atwibwira kugira ngo atubwire rimwe abiri ku bw'ikorwa bakoze uyu munsi. Yego, murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Nyamuhoza Chantal, nkaba ndi umuyobozi w'abapfakazi hano i Nairobi. Yego, murakoze cyane, tubahaye ikaze cyane. Yego, kandi tunabashimira kuba mwitabiriye mwemeye ubutumira kutuganiriza kugira ngo abadukurikirana babashe kumenya ibikorwa muri gukora. Yego, uyu munsi twaje mu gikorwa nkuko cyagenze neza. Abapfakazi benshi bari bahari, abamama benshi. Turagira ngo mutubwire mwabitangiye ryari kugira vuga ngo mwishire hamwe nk'abapfakazi bagutore nk'umuyobozi muhe mufise mbese uburyo mukorana. Yego, icyo gikorwa cyatangiye nkigera ino, nageze ino muri 2016 itangiye. Ni muri uwo mwaka nyine habaye amatora yo kugira ngo twishire hamwe dutore ubuyobozi, twegerane dukorere hamwe. Hanyuma nza kwisanga natowe. Yego, nico gihe rero badutoye. Ubu ngubu uhagarariye abapfakazi bangana gute wenda umubare mu turere twose twa Nairobi? Mu turere twose twa Nairobi abapfakazi baragera kuri 500. 500. Yego. Uyu munsi twabonye umubare wenda utageze kuri 500, ariko nabo ntibari bakeya, bari benshi cyane baje gufashwa cyangwa gushigikirwa n'aba bana batoya baba misi. Mwagendeye kugira ngo mwe mwahisemo umubare twabashe kubona uyu munsi? Okay, murakoze cyane. Icyo tugenderaho gikurikirana n'ubufasha uko buba bumeze. Imana hari igihe igenda itwibuka ikaduheza ubufasha butandukanye. Iyo haje ubufasha tuvuge bw'imashine nizo twari duherutse gutanga, icyo gihe tugendera kuri kritere y'abantu batoya. Abakobwa bakiri batoya bashobora kwiga umwuga, ugashobora kubafasha bagifite utwana dutoya. Icyo gihe abamama bakuze cyane dusa nkaho tubaretseho gatoya, tugafata abana babo. Hanyuma uyu munsi rero kubera ubufasha bwa rubw'imyambaro, rero twafashe abantu bagwiriyemo abantu bakuze. Dufata nyine iyo kritere y'abantu bakuze, hanyuma noneho tugasubira kandi tugatangira kureba ese ninde ubikwiriye, ninde kuri we byihutirwa kuri uno munsi wa none, kuko nanone bose tuba tubahaye. Tugenda tugira amajonjora twifashishije abantu bahagarariye uturere hirya no hino. Ibo baza bamenya ati uyu ameze gutya, uyu ameze gutya, uyu ubushize wenda twari twamuhaye, uyu ndi duheruka kumuha. Ni ibintu tugenda dukora umunsi ku munsi tubyitaho kugira ngo tugire uwo turenganya cyangwa se uwo twibagirwa. Ni bene uko ni amajonjora tugenda dukora dukurikiza ubuzima uko buhagaze kuri uwo munsi. Iyo mugiye gukora ubuvugizi muhagarariye abandi bapfakazi benshi bakeneye kuvugirwa cyangwa amajwi yabo yose ntibavugira rimwe, ariko murabaserukira. Iyo mushaka gukora ubuvugizi ntihe cyane mukunda gukorera ubuvugizi bwanyu kugira ngo ijwi ry'abapfakazi ryumvikane babashe kugerwaho n'ibikorwa runaka by'umwihariko?
ubuvugizi bwacu tubukorera ahantu hatandukanye ariko cyane ni ahangaha ku bitangazamakuru byanyu bitandukanye niho urabona kuko isi yaregeranye kubera media rero dukunda kuyikoresha cyane kugira ngo dushobore kwegerana n'abagira neza tubabwire ibikorwa tubereka abantu bahari uwumva akozweho ashobore kugira icyo yafasha ubundi kandi ni mu matorero tuba turimo nabyo nyine turabikora cyangwa se mu biterane biba byabaye ibintu ni bene uko nguko tubikora yego we ukomeje ku cy'amatorero nagira ngo nkubaze mukorana gute n'amatorero hari ibyo mubona amatorero atabafasha cyangwa atita ku bapfakazi cyangwa babikora neza uko bakagombye kuba babikora wenda uhora tubwira ibyo unenga ku itorero ry'uyu munsi ku kijyanye n'abapfakazi murahita muje kuba tubwirira se urakoze cyane n'ikibazo cyiza amatorero ni ayacu niyo tubayemo ni urugo rwacu niko nabyita hari byinshi cyane badufasha no kuduha n'uwo mwanya urabona n'aha twari turi ni mu itorero nabyo nyine byadufashije batwumvise ubundi kandi aho tugiye gukorera hose baratwumva bakadushigikira bakabana natwe ariko nanone ibinengwa ntibyabura bazoza batwegera cyane batwegere cyane twarabyanditse hari igitabo nanditse nabyanditsemo batwegere bamenye ko abapfakazi n'abari icyiciro cy'abantu bariho kuko bategurira abandi amahugurwa n'inyigisho zihariye iz'abashakanye iz'abasore n'ibindi byiciro natwe nyine ako baza badushyiramo batwegere cyane kugira ngo batwigishe batube hafi muri ubwo buryo ariko muri rusange abashumba baratwumva amatorero tubanye neza watubwira izina ry'igitabo kugira ngo n'abifuza kugisoma bagishaka igitabo mwanditse yego igitabo nanditse cyitwa akarengane k'umupfakazi w'abanyamurenge akarengane barenganira hehe aho barenganira wenda uratubwira incamake mu byanditse mu gitabo akarengane aho barenganira ni mu muco twatunze agatoki umuco ntabwo twatunze agatoki famiye ntabwo twatunze agatoki ubwoko ubwo ari bwo bwose cyangwa umurara uwo ari we wose twatunze agatoki umuco muri rusange yego none nkawe nk'umuyobozi w'abapfakazi hari ibitekerezo by'abantu bagenda bavuga ko umupfakazi ukiri mutoya biba ari byiza ko yakongera agashaka igihe yabuze umutware wa mbere ku bwawe ubona ari igitekerezo kimeze gute wabishigikira cyangwa ibyo ni byo shingiro ry'icyo gitabo ndabishigikiye cyane ndanabivuga cyane kandi n'ubu ndabivuze kandi n'ejo nugaruka nzabivuga kuko umupfakazi upfakaye akiri muto gifite n'abana bato akwiriye gusubira gushakwa ko niko ijambo ry'Imana ribiteganya nta n'amategeko abihana ku bwawe wumva nk'umuntu ukwiriye gushaka umupfakazi akwiriye kuba afite ibihe bisabwa wenda ukavuga ati imyaka agomba kuba atarengeje iyi myaka wenda adafite abana barenze uyu mubare wumva kugira ngo n'abaza kubireba n'abaza kukumva bagira aho bishira wowe wumva ari uwuhe ukwiriye gushaka akwiriye kuba ameze gute dukunze kuvuga ngo umupfakazi ukiri mutoya ariko ntawe dushiriyeho uruzitiro rumubuza ni umuntu uwo ari we wese w'umupfakazi ku myaka iyo ari yo yose afite wumva abishaka gushakwa arabyemerewe nta mategeko abihana ariko cyane tugaruka ku bana batoya kubw'impuhwe z'ubuzima bwabo natwe twarahaciye twari tukiri batoya tuzi ubwo buzima ukuntu buvunnye gukurikirana n'ubukure bwiwe cyangwa ibitekerezo byiwe ubuzima bwiwe bwa minsi yose aba akeneye uwundi muntu umuba hafi abana bakiri batoya bo turabibashishikariza cyane n'ubundi wese ubihisemo amategeko arabyemera n'ijambo ry'Imana rirabyemera urakoze cyane turagushimiye kandi turakomeza tubashigikire uko dushoboye kugira ngo ubuvugizi abapfakazi babashe kumvikana sinzi nidusoza wenda icyo wabwira abapfakazi muri rusange ndetse n'abandi bantu bireba kugira ngo babiteho gusoza abapfakazi muri rusange nababwira kwihangana ariko kandi kumenya ko ubuzima bwabo bubareba
umuntu azafasha uwifashije kandi ngo n'Imana ni wizifasha. Nyuma yo gupfakara ubuzima burakomeje, niyo message ugomba kubaho kuko ntuba wapfuye kandi ukabaho nk'abandi bose, hatagize ikintu kigutsikamira cyangwa kigutwikira kikubuza uburenganzira bwawe bwo kubaho kuko wifuza. Icyo kintu kigende kiveho, umuntu abeho uko ahisemo, ariko bahitemo neza, bamenye ko ari abanyamurengekazi, bagira indangagaciro z'abanyamurenge, basore kandi bamenye ko bakijijwe, turi ubwoko bukijijwe, bagengwe n'ijambo ry'Imana, ahasigaye babeho n'abana babo kandi babeho neza. Yego. Naho kubo bireba noneho ku bandi bantu, abo bireba no kuvuga ngo ni amafamiye, nukwegera abapfakazi, nukubagira inama, nukubihanganira hoba hari aho bitagenda neza. Abapfakazi ni abagore nk'abandi bose, n'imfubyi nazo n'abana nk'abandi bose, wenda amakosa yaboneka bakayihanganira bagakosorana mu bugwaneza, nta kintu kirenze ubugwaneza. Iyo abantu baguwe neza baje inama kandi bigakunda. Murakoze cyane, turagushimiye ku mwanya wawe, kandi Imana ikomeze bafashe muri gahunda nziza mufite.